abantu benshi ubundi bigira abantu bafana cyane ariko buriya batazi gufana ngo ni iki. Ugasanga ukunda umuntu wenda ukunda nka Miss Naomi ariko ntuzi ubuzima bwe, ntuzi uko abayeho, ntuzi ababyeyi be, ntuzi ngo bateye bate, ntuzi ngo ese isoko y'ibintu azi cyangwa se y'uburyo ateye abikomora he. Ukibaza ikibazo kiti mama wa Miss Naomi yaba ari mwiza nkuko umukobwa wameze, ese yaba agira umutima mwiza nkuko Miss Naomi ameze, yaba asenga, yaba abaye hate. Nibibazo abantu bakibaza ariko ndagira ngo byose tubiganireho. Kuba rero muri ubwo buzima uri muto, uri mwiza, nari mwiza. Ikindi kandi ngiye kukubwira ikintu mama wa Miss Naomi akoza akakanya gitumye abantu bacika urundogoro bagasubiza amaso inyuma bakibuka ko uyu Miss Naomi afite umubyeyi umwitaho kandi umukurikirana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Ubwo baza nk'ahantu mama yareba nk'inyuma makatinya cyangwa ngo ubundi amazina nyakuri ya mama Miss Naomi bamwita Uwimbabazi Fani. Akaba ari umugore ukunda gusenga cyane mu buzima bwe. Ikintu cya mbere ashyira imbere na amasengesho kuko yavuye mu bibazo bikomeye cyane mu buzima bwe yagiye acamo, dore ko yavuye mu buhunzi akaza mu gihugu cy'u Rwanda, ubuzima bukamukomerana hariya i Kigali, nubwo Imana yaje kumugirira ibambe nyine ari nabwo ahora yishima avuga ati Imana warakoze kumpa noneho urubyaro, kubera ko uyu mama wa Miss Naomi afite abana bagera kuri 5. Ariko ndagira ngo ndeke guhita mvuga ku mateka cyane, ahubwo mvuga ikintu kibaye mu kanya gato gashize. Ubundi uwo bita Miss Naomi yiyemeje ikintu cyo kuvuga ngo we mu buzima bwe asigaje azajya agerageza buri cyumweru acisheho vlog cyangwa se acisheho ubuzima bwe, ibintu byaranze icyumweru, ubwo azajya bishyiraho ku cyumweru kuri channel ye ya YouTube yitwa Miss Naomi. Akaba ari ibintu rero yavuze ko azajya ahora acishaho abihora byisubiramo. Rero ubu ngubu naho asohoye vlog cyangwa se asohoye video yaririmo ibintu bigiye bitandukanye. Video yatangiye ari gufundura impano yahawe n'umugabo we Michael Tesfaye, arangiza ibintu bikagenda bihinduka avuga ati vlog nyine irimo ibintu byinshi ntabwo twabigaruka kuko ni byinshi cyane. Umugabo we nyuma byageze haraza barasangira barya amabaga n'ibiki byose bishimye rwose ubona ko bameze neza. Ariko noneho ikintu cyaje kuba ari nacyo cyatumye ngarura uyu mubyeyi wa mama Miss Naomi ndetse na bakati ya Kamari, nuko uyu mugore ari umumama wita cyane ku bana be, abasapotinga ku rwego yahise yandikira Miss Naomi amagambo agira ati consistency. Twagiye n'uturiro twinshi, arangije Miss Naomi abibonye ahita ashyiraho emoji aseka ati yes mama. Umubyeyi arakomeza atera motivation umwana we, aravuga ati proud of you mama, go Naomi, mama tetesha Naomi. Na magambo uyu mubyeyi yavuze, maze uyu Miss Naomi nawe aravuga ngo thank you mama. Maze ibingibi uyu mukobwa Miss Naomi abibonye kubyihanganira biramunana, aravuga ati reka nereka abantu ko mfite umubyeyi unyitaho, ushyigikiye mu byo nkora bya buri munsi, ushyigikiye umuryango wanjye, ibyo ntekereza byose. Arambwira ngo courage, go, akantera motivation. Arangije aravuga ati ngiye mfite umubyeyi unyitaho, umubyeyi wanjye niwe mufana ukomeye mfite. Ni ijambo yashyize kuri Instagram ye, kuri story ya Instagram, ari nabwo abantu bahise bavuga bati ariko ubundi mama w'uyu Miss Naomi amakuru ye bimeze bite, ko atavugwa, ubundi ameze ate? Ariko abamaze guhita bamureba nanjye nahise mvuga utereka menye ngo ubundi bihagaze bite. Ndebye ndavuga ati ariko wa mugani isuku igira isoko. Aribwo nabonye ko na mama wa Miss Naomi na wamurika ari umugore umeze neza rwose ukeye. Nawe wamaze kumva ko yivugira ko akiri umukobwa, yari umukobwa usarirwa na benshi, yari umukobwa mwiza cyane. Ariko ngibyo ntibyamushukaga ngo kugira ngo ndakomeza kukubaha Imana, kuko mu buzima bw'uyu mugore ikintu cya mbere ashyira imbere n'Imana mu byo akora byose ahantu hose. Niyo ugiye kuri Instagram ugira
wagira ngo ni pastorine kubera ko ahora ashyiraho ibintu byose bijyanye no gusenga, Bible verses, ubwo ndavuga imirongo yo muri Bibiliya, ashyiraho n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Abantu bakomeza kuvuga bati nukuri rwose aba bana bahuye n'umugisha wo kugira umubyeyi mwiza ubaha impanuro, umubyeyi ubitaho buri uko bwije nuko bukeye, nubwo bamaze kuba abagore bafite abagabo, ariko ntibikuyeho ko bakira abana b'uyu mugore. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byakomeje gushimwa n'abatari bake hano ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ndakeka ko na mukanya muragenda mubona n'ibindi bintu bivugwa, kubera ko iyi nkuru nyine igiye gusakara. Nijye uyisakaje bwa mbere kubera ko nibwo yari ikingiraho, kandi ngiye mba ndi updated, mba ndi ready cyane kugira ngo mpite mbagezaho inkuru. Muraza kubona n'ibindi bintu bigaragaza ko uyu mumama wa Miss Naomi ari umumama mwiza rwose, umeze neza kandi wifuriza iterambere abana be. Ni video rero yasohotse mu kanya gato gashize, Miss Naomi agaragaza uburyo abayeho, icyumweru cyo cyagenze. Byari byiza cyane, nabashishikariza kujya muri iyo video, muri video nyine mukareba iyi video ya Miss Naomi ari gukora vlog. Ubona ko asa neza rwose, asigaye yaraguzaga kamera, amashusho meza cyane yandi bita HD. Ubona ko ibintu bimeze neza. None ahantu umugabo we aza batera brag, nje nkabikunda cyane. Hari ahantu batera brag Miss Naomi akavuga ati ariko we bite byawe wabonye ifoto yanjye utigo nayibonye, ngo none ngo gutashyizeho comment, ngo kandi ngo ukizeho comment, ngo ya ngo wari gushyiraho comment ngo hasi ngo abantu ngo yashangwe ngiye mba nayibonye ngo kuyibona ngo niyo comment. Ariko mu byukuri zari brag, kubera ko nta gatutsi na kamwe kavugwa muri uyu muryango aka kanya. Ikindi kandi kuri ibyo bintu by'ifoto, uyu Michael Tesfaye ifoto yanayishyizeho kare. Hari n'ifoto mu kanya ya postinze yayishyize kuri story avuga ati umugore wanjye n'uyu nguyu. Nakubwira iki rero? Nakubwira ngo ahangaha usanze ibi byose bahita kuri Mega TV Rwanda. Naho njyewe uguhaye ibi ngibi nje bita Iberi, uhishura ibyahishwe. Nkwibutsa ko utarakora subscribe kuri iyi channel, nta yindi nkuru nimwe uzongera kubona ijyanye na Miss Naomi n'ibyamamare byose byano mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva rero uzaba ucikanwe. Nagusaba ikintu kimwe gusa, make gashuka ko kanze kuri ako kabuto ka subscribe, ushyireho like nyaboneka, nuranyuzuye muri comment umbwira uti ese ko kubonye isuku igira isoko, ubonye mama wa Miss Naomi ari mwiza, nawe agira umutima mwiza nk'uwa Miss Naomi, ukabishyira muri comment, maze tukumva n'ikindi kintu twaza gukorera ubutaha, tukumva ibyo ukunda, tukamenya n'ibyo twaguha ubutaha, maze ibintu byose bikagenda neza, ubuzima bugakomeza bukendereya. Nakubwira iki rero? Reka mubwire ngo amahoro y'Imana akomeza abane nawe iteka niteka. Ciao, bye bye. Uzasazane tubona abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvuzi. Amen.